Mukeshimana Gerardine ni umuturage twasanze mu kagari ka Kagugu ho mu murenge wa Kinyinya, aho avuga ko adasanzwe ahatuye bitewe n'uko abashakisha amaramuko ahari akazi. Ibi ngo byatumye atabasha guhura n'abakarani b'ibarura ngo abarurwe nk'abandi baturage, ariko nanone haniyongeraho ko afite umwana urwaye, gusa agaragaza ko akeneye kubarurwa kuko azi neza ko iminsi igiye kurangira. Ntabwo nabaruwe kubera ko nyine nari ndi muri urwo rujarajaro ntafite aho mpagaze, n'uwo mwana arwaye njya mu bitaro kurarana nawe, ubwo nyine bigenda bityo na n'umunsi ndacyamuvuza. Nyine muramfasha mu mbarure, none se ninjye wasigara mu banyarwanda ntabaruwe? Baransanga hese, nyine ni ikibazo gikomeye. Ahantu ufite uba? Ntaho. Abaturage benshi basobanura ko bamaze kubarurwa ko bazi agaciro k'iki gikorwa, ndetse bashimangira ko babyitabiriye mu minsi ya mbere, binatuma mu midugudu myinshi iki gikorwa gisozwa hakiri kare, aho abakarani b'ibarura wihanganye gatoya kubera ko dukoreye. Sinibuka itariki ariko barahageze, nyuma y'iminsi ya Bikira Mariya barahageze. Babazaga icyo umuntu atunze, bakabaza ko afite matora, bakagufata icyo ukora, bakakubaza aho uturuka, nkanjye bambajije aho nturuka, bambaza icyo nisasira, baranambajije ngo ku munsi wa Bikira Mariya y'imbi nari impari, ngo wari warayaha ko nabonye se bahereye hambere. Abatuye mu mujyi wa Kigali kandi basobanura ko bazi neza agaciro k'ibarura, ariko bakagaya abataryitabira ku bushake. Uko mbitekereza, abantu bose barabaruwe muri uyu mudugudu, nubwo wenda baba batarabarurwa bose, ntabwo baba barenze 2 cyangwa 3, ejo n'ubundi bizagera iyo gahunda yarangiye nabo bibaruje. Hari igihe rero umuntu ashobora kuba wenda ataboneka, ya umugore n'umugabo bose bagendera icyarimwe, iyo ngiyo ishobora kuba imwe mu mpamvu ishobora gutuma umuntu wenda atabonekera igihe. Ikiba gisigaye ni ukugena gahunda hagati y'ubarura n'uwibaruza. Ibarura rusange ryatangiye tariki 15 rikazasozwa ku ya 30 Kanama uyu mwaka wa 2022. Yitezweho gusiga risize isura y'igihugu ku bijyanye n'umubare w'abaturage ndetse n'imiturire. Cyokora umuyobozi wungirije w'ikigo cy'ibarushamibare Ivan Murenzi asobanura ko hari zimwe mu mbogamizi abakarani b'ibarura bahuye nazo, nubwo bitabujije kugera ku gipimo cya 99% by'ingo zigomba kubarurwa, ndetse ngo mbere y'uko uyu mwaka urangira hazatangazwa ibyarivuyemo. Still hari abantu bake ushobora gusanga nko mu gapande k'ibarura hari abantu nka 3 bo twakomeje kubura niduhuze, amasaha yaduha nabe yubahiriza cyangwa se naboneke. Indika n'abantu bamwe baba baranze kwitabira, bake nabo, bake cyane, ariko niyo yaba umwe ahantu mu mudugudu, nawe turakomeza tukamwegera. Mu gipango hari nk'amago 5, tukatwaribeshye wenda tukibaza ngo hari 4. Ubu aho tugeze uyu munsi tumaze kugera kuri 99%. Uburyo duteganya ko amakuru tuzaba tuyifite ari ready kuyatangaza ngo mu mpera z'ukwa 10-11 ko tuzaturi tayari. Biteganyijwe ko nyuma yo gusoza iyegeranwa ry'amakuru ibarura tariki ya 30 z'uku kwezi hazakurikiraho igikorwa cyo kugenzura amakuru yatanzwe, bikazakorerwa mu midugudu izaba yatoranijwe. Ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare gishimangira ko igipimo cya 99% kiri ku rwego rwo hejuru cyane, kuko ubusanzwe ipimo mpuzamahanga biteganya ko ibarura rusange nk'iri ababarurwa batagomba kujya munsi ya 95%. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.